Yesu ashimwe nshuti bavandimwe, ndabasuhuje cyane amahoro y'Imana babeho. Uko mubizi nitwa Evangeliste Robert Victor. Rero ndashaka kubwira ikintu gituma cyangwa cyatumye ngira amahoro mu mutima wanjye. Nawe niba wumva ushaka kugira amahoro mu mutima wawe by'iteka, ushobora kumenya kino kintu kandi byagufasha cyane. Mu by'ukuri umuntu wese iyo afitanye ikibazo n'umubyeyi we cyangwa yumva umubyeyi we batameranye neza, ntabwo aba yumva afite umutima utekanye, kubera ko iw'umubyeyi wawe niho utaha, niwe buhungiro bwawe, niwe mahoro yawe. Umwana wese ukiri kwa se nta handi aba ateze amakiriro usibye kuri se. Natwe rero ku Mana nuko tumeze, turi abana b'Imana, amakiriro yacu tuyateze ku mubyeyi wacu ari we Mana. Rero uramutse ufite ikibazo ugifitanye n'Imana, uramutse wumva ufitanye Imana nayo ikibazo, nta mahoro ushobora kugira mu mutima wawe. Kugira ngo umuntu agire amahoro mu mutima we, ni uko agomba kuba afitanye n'Imana amahoro. Ayo mahoro rero nta kundi kuntu ushobora kuyabona, hari uburyo bumwe gusa ushobora kubona amahoro, ni ukuba udafite icyaha na kimwe imbere y'Imana. Imana ikubara ko ukiranuka imbere yayo mu by'ukuri, kandi ukaba uri umukiranutsi imbere yayo ibihe byawe byose, cyangwa imyaka yawe yo kubaho yawe yose. Ese byashoboka kandi umuntu ari umunyabyaha kuva muri kavukire, kuva akivuka kugeza n'uyu munsi, ndetse azahora ari n'umunyabyaha bitewe n'uko kamere ye imuyobora cyangwa imutegeka gukora ibyaha? Ese bizashoboka ko umuntu aba umukiranutsi imbere y'Imana ibihe byose, kandi Imana ivuga yuko igomba kuturyoza ibyaha byacu? Uramutse ufite uwo mutima, ntabwo washobora kubana n'Imana amahoro, ntabwo washobora kubaho mu mahoro, kubera yuko umutima wawe buri munsi uhora ukubwira yuko Imana ikurakariye, kubera kuri mubi kandi guhinduka kwawe ntabwo uhari. Ikintu rero tugomba kumenya uyu munsi, cyangwa ni iki tugomba gukora, ni iyihe mimerere tugomba kubamo yaduhesha kuba abanyamahoro imbere y'Imana, kandi tukaba imbere y'Imana by'iteka twuzuye amahoro, tutanagaragarwaho n'icyaha. Ibyo byose rero umuntu ntabwo yabyikorera, nta nubwo yabibasha. Nubwo abantu nyine baca inzira zitandukanye zo kugira ngo bakemure icyo kibazo, ariko inzira baca zose usanga zidahuye n'uko Imana ishaka. Abantu bihimbiye uburyo bwo gukiranuka kwabo, cyangwa uburyo bwo guhinduka abera imbere y'Imana, batabikuye mu bwenge, cyangwa batabikuye mu bwenge bw'Imana, batabikuye muri Bibiliya, ahubwo gusa kuko bo bumva mu mitima yabo uko babigenza, bakumva ariko byagenda. Ariko mu by'ukuri ikintu kimwe ukeneye kumenya muvandimwe, ukeneye kumenya yuko Imana yo kugira ngo ihereze umuntu ubukiranutsi bwayo, bisaba uwo muntu ko abanza kujugunya imitekerereze ye, ko agomba kubanza gushyira hasi inzira ze, ko agomba kubanza gutakariza icyizere ibyo yiyumvamo, hanyuma yo ikamuhereza imyumvire yayo. Iyo myumvire yayo akaba ariyo agenderaho. Iyo ugendeye ku myumvire yayo rero, ni nacyo gitambo kizima Imana ishaka. Imana ntabwo ishaka ibitambo byinshi, ntabwo ishaka ko uyitambira ibitambo bimeze gutya, gukora byiza cyane, kutaba mu miryango mibi, cyangwa kutaba mu bigare bibi n'ibindi, cyangwa se n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, gusaba imbabazi cyane, gusenga cyane, gukora imirimo myiza cyane, n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ntabwo ibyo bitambo ari byo byatuma Imana
igutsindishiriza cyangwa ikwita uwera. Imbere yayo bisaba yuko wowe gusa uba ufite umutima uciye bugufi. Iyo mvuze umutima uciye bugufi, ni wa mutima wemera gushyira hasi ibyo wibwiraga n'ibyo bawucengejemo, aho gukekera umutima w'ijambo ry'Imana. Ibyo ni byo bita guca bugufi. Ubundi guca bugufi imbere y'Imana ntabwo ari kwirinda ibyaha n'ibisa nabyo, kureka gukora ibi n'ibi cyane, ahubwo guca bugufi ni ukwemera ijambo ryayo ko ari ukuri. Hanyuma rero wavuga ngo ijambo ryayo ni irihe, cyangwa se uko Imana ishaka dushobora kubana nayo ni ukuhe? Imana irashaka ko tubana nayo buri muntu wese afite umutima uticiraho iteka, ariko kandi akaba afite uwo mutima uticiraho iteka bidatewe n'ibindi, ahubwo bitewe n'uko we yakiriye ijambo ry'Imana mu mutima we. Ijambo ry'Imana rero mu mutima wawe ukeneye kwakira dore ngiri: ukeneye kwakira ko Imana yabonye yuko turi abo kugirirwa impuhwe, hanyuma igafata Yesu ikamushyiraho ibyaha byacu, ikamushyiraho ububi bwacu, ikamushyiraho ibyago byacu, ikamushyiraho ikibi cyacu cyose. Hanyuma icyo gihe ikaduha kubaho amahoro ya Yesu. Habayeho kugurana, ifata Yesu imushyiraho ibyago byacu, imushyiraho kamere mbi yacu, imushyiraho gucirwaho iteka kwacu kose, imuciraho iteka ku bwacu, kugira ngo twebwe gucirwaho iteka kwari guhari kuvanweho burundu. Ibyago byari biri kuri twe bivanweho burundu, dusigare turi abakiranutsi beza batagira ikibazo na kimwe imbere y'Imana. Imana yatubariye ibyaha byacu rero byose, ibyaha by'ejo hashize, iby'ahazaza, ndetse n'iby'uyu munsi dukora, ntabwo izabituryoza. Hanyuma yamennye amaraso ya Yesu ngo tubibabarirwe, hanyuma irangije yiyunga natwe. Imana yamennye amaraso ya Yesu bituma tubabarirwa ibyaha, irangije mu rupfu rwe yiyunga natwe. Hanyuma iyo umuntu akubabariye ibyaha byawe ariko ntimwiyunge ngo uhanagurweho ubusembwa, bigaragara ko ushobora kuzongera kugira ikibazo cyangwa se kuba utaganira nawe. Hanyuma kuba yariyunze natwe, habonetse ubusabane bwacu n'Imana. Rero ubusabane bwabonekeye mu rupfu rwa Yesu. Imana twe nayo turaganira, Imana iradukunda, iratwishimira, iratwakira, dusangira nayo, dusubirana nayo mu buzima busanzwe. Inshuti muvandimwe rero, uyu mwanya ndagira ngo umenye kino kintu: abakubwira yuko Imana ikurakariye aborekana nabo, abakubwira yuko uzarimbuka rekana nabo, abakubwira yuko Imana ifite umujinya n'uburakari ku buzima bw'abanyabyaha rekana nabo, ahubwo akira yuko Yesu yakubabarijwe, bigatuma urubanza Imana yari igufiteho rwose rukurwaho. Ubu uyu munsi uri uwera imbere y'Imana, uri umuziranenge imbere y'Imana, uri umukiranutsi imbere y'Imana. Nta cyaha Imana ikurega, nta kintu igushinza. Ariko nuguma mu mimerere ivuga ngo Imana irandakariye, bizaguteza ibibazo byinshi cyane, bizatuma ibyo ukora bitagenda neza, bizatuma ubaho mu isi wumva ufite urubanza ndetse udafite n'amahoro, ndetse bizakuviremo no kurinda urimbuka. Nyamara atari Imana ikurimbuye, ahubwo wowe ari wowe wirimbuye wenyine. Rero hindura imitekerereze, wongere wakire Imana muri wowe, wakira agakiza, ariko kwemera ko wababariwe ibyaha byawe by'iteka. Warababariwe ibyaha byawe byose, iby'ejo hashize, iby'uyu munsi n'iby'ahazaza, warabibabariwe, nta n'icyaha na kimwe ariko Imana ikubonaho. Numara kumenya ko wababariwe, uraruhuka kandi Imana irakwishimira, uzatangira usabane nayo by'iteka.